tumaze iminsi twiga inyigisho y'ububyutse, ariko ndagira ngo iyi nyigisho uko tugenda tuyiga mbatera umwete wo kubyifuza, wo kumva duhembuka. Kuko murabizi buriya kintu kimwe kibi kibaho gishobora kuba ku muntu kuba mu idini akayimenyera. Abantu baba mu idini Imana bakayimenyera, cyane cyane abatangiye bakiri batoya muri Sunday school, ariko natwe twatangiye turi bakuru. Yewe nyamibwira abantu twakirijwe rimwe, benshi njya mbashaka mu murimo w'Imana simbabone. Yego bamwe barapfuye muri genocide yabayeho, abandi bagiye bava mu gihugu kubera impamvu zitandukanye, ariko n'abahari ubona abantu bagenda bakura nk'isabune mu buryo bw'umwuka. Ukabona umuntu mwigeze kugendana rwose ubona unamureberaho. Hari abantu benshi nareberagaho nkikizwa, ubu ntakibona neza, ugashaka mu kirere cy'umurimo w'Imana ugasanga ntahari, kandi ujye umubona mu mujyi wa Kigali. Kubaza ariko uyu muntu byagenze bite? Ntiyakomeje ngo azamuke, ahubwo yageze ahantu Imana imuha umugisha, ujyamo aradamarara akonjeramo, kandi wabimubwira ariko nyamara yewe ndibwira ko wakonjeyemo. Ariko ngo ntimugace imanza ngo bumbaye iki se? Urakibaye pe, urakibaye niba warigeze gukorera Imana ukageza ahantu utakiyikorera. Urakibaye niba warigeze kuba umunyamasengesho ukaba utagisenga. Urakibaye niba warigeze kugaragara uri umuririmbyi ukaba ntaho ukigaragara. Urakibaye niba warigeze kuba umurokore ubu ukaba uri aho ngaho bayabaye. Ukeneye ububyutse, dukeneye gusenga ngo Imana ihembure umurimo wayo. Njya nkunda amagambo Habakuki yavuze mu gice cya 3, aravuga ngo Mana ngo hembura umurimo wawe, ngo uwuhembure muri iyi minsi, uwunyereke uhembutse. Haleluya. Jewe nkunda igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kandi ashaka kubatera umwete muri iyi minsi ngo benshi mu gisome. Buri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa iyo ugisomye uri umupastori, bigutera inzara n'inyota yo kugira itorero ritandukanye nayo dufite, n'iry'Iremera ririmo. Kuko abantu rwose buriya rero hari n'ukuntu abantu bishimira ibidafite icyo bivuze mu maso y'Imana. Ubu abantu benshi nyine banyuze ngo paruwasi yacu ngo hasigaye hameze neza. Si aya mazu y'ubucuruzi muvuga? Aya ngaya mu maso y'Imana ni insignificant. Kuko ikintu cya mbere Yesu azakora natunguka, azabanza ngo ibiremeshwa byose abishongeshe. Narangiza abwire Pastori Antoine, Pastori Zeda ati nimunyereke icyo mwakoraga i Remera. Ariko mwami Yesu ngo hari heza, ngo twari dufite na parking nziza, ngo dufite n'amazungo meza, ngo dufite na sare nini, n'urusengero runini. By the way, n'uru rusengero ruzaba rwagiye, ngo n'urusengero runini. Abwira ati ni mubinyereke nyine. Ngo none se umaze kubishongesha, ati nyine nagira ngo mbereke nimunyereke icyo mwakoragamo. Abantu nabashinze bari hehe? Duhite dukorwa n'isoni. Ariko ndizera ko mwe mutazadukoza isoni. Murabyiteguye kudukoza isoni ra? Ndumva mutazadukoza isoni. Niyo mpamvu ngiye mbabwira ngo muzitegereze ririya torero rya mbere. Uyu munsi badusomeye mu byakozwe n'intumwa ibice 3. Iyo ukomeje ukageza ku gice cya 5, niyo wagarukiriza aho honyine, uhita ubona isura y'itorero rifite revival, rifite ububyutse. Kuko Yesu mu gice cya mbere aravuga ati ntimuzave muri uyu murwa, murindirire mu murwa, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Mu gice cya 2 umwuka wera aramanuka. Petero yabwirije rimwe gusa, igiterane kimwe gusa, yabwirije rimwe abantu 3,000 barabatizwa. Ninde utakwifuza itorero nk'iryo ngiryo? Aho ubwiriza rimwe gusa 3,000. Uzi ko bibaye nk'ibyo uru rusengero rwahita rutubana rutoya, twajya gutira stade Amahoro. Kuko tubwirije ubwa 2 5,000 bigakizwa, uru ntirwabicazamo. Donc ubwo twajya dukora services 2 zuzuye, hanyuma twakongera kubwiriza 3 byakizwa rukaba ruto nyine burundu. Urumva ririya torero njye mvugana, ariko Mana iyo mba naravutse muri kiriya gihe nkareba uko byari bimeze. Ariko kubera ko Bibiliya tubwira ngo Yesu Kristo ko yari arejo niko ari n'uyu munsi, niko azahoraho iteka ryose. Bivuga ngo ibyo yakoze kirya gihe n'uno munsi ashobora kubikora. Niba atabikora rero ninde wateje ikibazo? Ni twebwe, sibyo ra? Abizi mu mibare murabizi
iyo wabwiye ngo hariho ikintu bita constant, twe twabyigaga mu Gifaransa, umubare udahinduka. Niba umubare umwe udahinduka, barakubwira ngo ikizahindura ibisubizo niba igisubizo cyahindutse nuko umubare wundi ukurikiyeho wahindutse, kuko uwo mubare wundi udahinduka urakomeza ukaba umwe. Sibyo? Na Yesu ntahinduka. Nuko rero ibyo yakoraga kera niba tutabibona, ubwo nuko ari twe twahindutse. Kandi ndanabibona. N'ubu iyo umuntu avuga ibintu by'ububyutse, abantu bavuga ngo ariko uyu muntu yagize ikihe kibazo, ubu ntabona ko tumeze neza. Ariko Nehemiya yabwiye abantu babanaga i Yerusalemu ariko ubu ntimubona ko tumeze nabi. Ubu iyo ugenda mu muhanda ubona tutameze nabi. Ubu iyo wumvise radiyo n'ibinyamakuru ubona tutameze nabi. Dukeneye ububyutse. Mwambwiye ngo amen. Ariko ndashaka kubibateramo, ndabisengera ngo Imana ibibateremo, kandi nujya gusaba ububyutse ubwira Imana ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Yamundi iriya ndirimbo nahoze nyibwiraho mu Cyongereza kare, niyo twarangirijeho, irivuga ngo ntumiteho mukiza awe umva uko nganya ngubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige Yesu mukiza wanjye umva uko nganya ngubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Kuko ikibazo tujya tugira abantu benshi, iyo uvuze ibyo gukizwa, iyo uvuze iby'ububyutse, bamera nk'abakoresha ibitiyo, baratiyura bagasuka hirya, kababwira ngo ariko ngo niba kanaka yari ari hano ngo yumve buno butumwa ngo bwarubwe. Oya, kora nk'ukoresha ikiyiko, w'ikiyiko we aterura ashyira muri we. Witiyura ushyira ku bandi. Bwira umwami Yesu ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Nanjye ubibabwira nubwo ndimo kubigisha, iyo nsenga mbwira Imana ngo nugenderera abandi nanjye ntusige. Kubera iki? Urugero ngezeho sirwo ngomba kugarukiraho. Mpora mbibwira abavuga butumwa, mpora mbibwira abapastori, kunyurwa n'ibidashyitse nibyo bituma tutavugururwa. Narabwirije, umuntu akabwira ngo narabwirije nibyo, ariko iyo nipimye ku batubanjirije mu gihe cy'ububyutse numva nanjye nkeneye guhembuka. Haleluya. Inyigisho y'uyu munsi nayise imfunguzo z'ububyutse. Keys, imfunguzo z'ububyutse. Ibintu ucomekamo hanyuma ububyutse bukaza, ubuzima bukongera bugatemba muri wowe. Haleluya. Murabizi iyi nkuru ya Petero je iteka ryose intera umwete, intera ishyaka. Yewe n'iriya ya Samusoni twasomye mu bacamanza nayo ni kimwe, turaza kuzigarukaho zombi. Ariko reka ngaruke kuri Petero. Urabizi Petero yari umuntu usanzwe w'umurobyi w'amafi, ariko Yesu arababwira ati mugumi Yerusalemu umwuka wera nabazaho muzabona imbaraga muzaba mufite. Iyi nkuru rero aho itangira, Petero na Yohana bigiriye ku rusengero aho basengeraga ku isaha yo gutamba ibitambo. Noneho baraza, bageze imbere y'urusengero basanga umuntu umugaye. Basanze umuntu umugaye wiyicarira, ngo yari amaze imyaka 40 amugaye, ngo bamuzana ngo bakamushyira imbere y'urusengero ku irembo ryitwa Bwiza. Aramugaye imbere y'urusengero ku irembo ryitwa Bwiza, ariko ntacyo ryamumariye
kubera ni ikintu gikomeye cyane kumva umuntu amara imyaka 40 azi imbere y'urusengero abajya gusenga bamucaho ntihagire ikibo. idini kwicara imbere y'idini ku muryango w'urusengero ku irembo ryitwa ryiza, abantu bagucaho agafaranga bosi fasha umuntu, agafaranga bosi fasha umuntu umugaye, agafaranga bosi Imana izagufasha, umukene bosi Imana izakugirira neza, imbere y'urusengero ku irembo ryitwa ryiza. Ariko hari umunsi Imana itungura abantu. Petero na Yohana baje gusenga, akoze ku mufuka asanga ikofi ye yayibagiwe, agafaranga bosi. Undi aramubwira ati dutumbire, akavuga ati sasa ubwo ambwiye ngo mutumbire agiye kumpa agatubutse. Noneho Petero aramubwira ati fata ikiganza cyanyu. Wese fata ikiganza cyawe, nta kintu kirimo mu kiganza cyawe, genda shaka kashi wowe urampa ikiganza, fata ikiganza cyanjye. Aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite. Nibwira kuri ya muntu usabiriza ashobora iyo ashaka ari kumubwira ati niba ifeza n'izahabu ntabyo ufite ubundi urambwira iki? Ariko kubera ko atamuhaye umwanya wo kugira icyo avuga, ngo yaramufashe aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ngo mu izina rya Yesu haguruka. Umugabo yumva amaguru arasubiranye, umugabo yumva imbaraga zimujemo, niba byaraje nk'amashanyarazi buri wamubaza kamubwira ati ariko wumvaga bimeze bite? Hari igihe umuntu asengera abantu, umuntu akakubwira ati numvise ikintu kimeze nk'amashanyarazi kimanutse mu mubiri wanjye, ngiye kumva numva amagufwa yasubiranye, ukaba revived, ugasubizwamo imbaraga. Jewe nicyo nkundira revival. Iyo revival ije, ibyari bikocamye byose bimera neza, n'umubiri ukorwaho, n'ibitekerezo bikorwaho. Buriya nicyo abantu bahomba muri kino gihe, kubera ko abaganga baje n'ibitaro byiza n'ibyuma bihambaye, ubwira abantu yuko ibitangaza by'Imana bigomba kongera kubaho, bakakubwira ngo ibitangaza si ngombwa. Ndetse kubera ko iyo turwaye duhita twihutira kujya kwa muganga, nta n'ujya atekereza ngo ariko reka dusengere igitangaza, kuko si ngombwa, twamaze kubyakira. Kereka iyo byananiranye bigeze nk'ahandi umuntu ari hagati y'umupfu n'umupfumu nk'uko bavugaga mu Kinyarwanda, nibo bavuga ngo noneho ngo hasigaye n'aho Imana, ngo reka dushake abantu bamusengere, kuko ubundi ntitukemera ko ibitangaza by'Imana biho. No mu kibuzo ubu byutse n'icyo kirimo. Ariko Petero na Yohana bwari ubwa mbere Petero akora igitangaza nka kiriya, ariko kubera imbaraga zari zimurimo, yumva muri we imbaraga ziramubwiye ngo fata uyu muntu umuhagurutse. Mana uzongera udukorera ibintu nk'ibi, tubone impumyi zihumuka, abantu bamenye ko dufite Imana irenze ya yindi bavuga mu magambo. Abamugaye barahaguruka, ingumba zirabyara, ibitangaza birakoreka. Muribuka Yohana umubatiza yatumye kuri Yesu, aramubwira ati ariko ni wowe wagombaga kuza cyangwa dutegereze undi? Yaramutumye aramubwira ngo genda umubwire ngo ubu ngubu impumyi zirimo zirahumuka, abari ibiragi barimo baravuga, abari bamugaye barimo baragenda, abanyabyaha barabwirwa ubutumwa bwiza, kuko icyo nicyo kimenyetso cy'ubwami bw'Imana. Ububyutse tuvuga ntabwo ari ububyutse, muzitegereza iri torero, ntabwo ari ububyutse bw'abantu bazunguza amaboko bagakoma amashyi, ni ububyutse buza bugafata ku buzima bwose. Iri torero rya ba Petero na ba Yohana baratubwira ngo barasengaga, ngo bashishikariraga iby'intumwa zigishaga, ngo mbese ubabona bagenda ukabona itorero rifite imbaraga. Naho muri kino gihe twebwe dufite itorero rigenda buhoro, rigenda rikurura amaguru, ubwira gukora imirimo y'Imana ukabona abantu bose twahindutse abasesenguzi b'ijambo ry'Imana aho guhinduka abantu bumvira ijambo ry'Imana. Dukeneye revival. Ubundi iby'Imana ivuze iyo revival yaje, iby'Imana ivuze ntawe ubishyiraho ibibazo. Na Petero buriya yaba adafite imbaraga z'umwuka yari kwibaza niba uyu muntu ashobora guhaguruka, ariko kubera imbaraga zari zimurimo yiyumvisemo ko uyu muntu ari buhaguruke. Turamubwira ati mu izina rya Yesu get up, haguruka. Abona umuntu arahagurutse, abona imitsi igiye, avuga ati bya bintu byakoretse. Ngo wa muntu yinjiye mu rusengero yiterera hejuru, abantu baramutangarira. Kuki abantu baje bamushwamiraye bamutangarira? Nuko ntibaherukaga kubona igitangaza nk'icyo, keretse iyo Yesu yabaga yaje ku rusengero. Baravuga ati wa mugabo se ko twamwishe tukamumanika, bakaba batubwira ko atanazutse, nubwo abigishwa be ngo bamwibye bakababeshya ko yazutse, bigenze bite? Ngo begera Petero, noneho Petero abaha amabanga 3 ngiye kubabwira azana ububyutse mu buzima bw'umuntu cyangwa bw'itorero.
arababwira ngo umurongo wa 12 twihuse, arababwira ngo bagabo bene data, yemwe bagabo ba Isirayeli, niki gitumye mutangarira ibi? Mudutumbirira iki nkaho ari imbaraga zacu cyangwa kubaha Imana kwacu biduhaye kumugendesha? Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariyo Mana ya basogokuruza, yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura. Ikintu cya mbere kizana ububyutse ni iri jambo gusa, kugarura Imana hagati mu bantu ukayiha icyubahiro. Petero yanze kubabwira ati nimundebe n'igihe ubikoze, ndabikoze ndamuhagurukije. Twebwe muri no minsi niko tubigenza. Uzarebe abakunda kureba umupira nkanjye, hari ibintu nihannye, hariho n'ibyananiye kubyihana, bajya bambwira ko kureba umupira ngo ari icyaha, ariko sinzi aho byanditse. Iyo naniwe ndeba umupira nimugoroba, noneho hari abakinnyi batsinda igitego akikomanga kwitako, akerekana ngo iri tako uku kuguru niko gushyizemo igitego, cyangwa ubundi akagenda yigira gutya. Ariko harabonye nkunda bagira gutya ngo ariko buriya ngo niki gitego it's the hand of God, ni ikiganza cy'Uwiteka. Hari abandi amara gutsinda igitego akagenda agira gutya, hari abandi bagitura abakunzi babo bagashyiraho umutima, hari n'abashyira umupira mu mupira ngo yereka ngo agitura umugore utwite n'ibindi nk'ibyo, n'abandi banyonga igikumwe ngo berekane ko bafite abana batoye. Ibyo ngibyo n'udukoryo tw'abakinnyi. Ariko Petero yanze kwikomanga kwitako ngo ababwira ati ubu muravuga iki se? Ndaje mbereka imbaraga z'Uwiteka. Muri kino gihe muzarebe umukozi w'Imana usengera abantu bagakira aratangira kwiyamamaza ngo muzazana abantu baze barebe ibitangaza by'Imana. Ntabwo avuze Yesu, avuze ko ari we. Ngo shyira hariya sheke ya miliyoni ndagusengera, nutabyara umwaka utaha uzabimbaza. Ibyo ngibyo ni ukwiyamamaza. Ububyutse butangira kuza iyo twamamaza Yesu. Ububyutse butangira kuza iyo dushyize Yesu hejuru, kuko Yesu yaravuze ngo ninererezwa hejuru nzireherezaho abantu bose. Buriya imbaraga z'itorero ziba mu kuzamura Yesu agahabwa icyubahiro. Iyo twatangiye kuzamura Yesu, uvuga Yesu nibyanga wongera uvuge Yesu, nibyanga uvuge ngo Yesu we, kuko Yesu yashyizwe hejuru. Iyo Yesu ashyizwe hejuru mu buzima bwawe, iyo Yesu ahawe umwanya wa mbere mu buzima bwawe, iyo icyubahiro cy'Uwiteka kimanukiye ahantu. Buriya nimureba muri Bibiliya mu isezerano rya kera, hari ikintu ndimo kubasaba ngo mumfashe gusengera, nanjye ndagisengera. Mose amaze kubaka ihema ry'ibonaniro, baratubwira ngo icyubahiro cy'Uwiteka cyamanukiye mu ihema, ngo ku buryo n'abatambyi batashoboraga kwinjiramo. Hari ahantu ugera ugasanga hari uburemere bw'icyubahiro cy'Uwiteka, atmosfere yose ugasanga yuzuye Imana. Iyo utarayumva ntushobora kubyumva nyine. Ubwo Salomo yaramaze kubaka urusengero, Bibiliya iratubwira ngo yarasenze, ngo asenze ngo icyubahiro cy'Uwiteka, igicu cy'Uwiteka kimanukira muri iyo nzu. Once again ngo abatambyi ntibashobora kwinjiramo ngo bakore imirimo yabo, kuko Imana yari ihari yinjiyemo. Kandi ikintu gituma ibintu byose bihinduka, iyo Imana yaje izana n'imigisha yose itanga. Haleluya. Nkunda ukuntu Abayisirayeli bagendaga, baratubwira ngo iyo bagendaga bavuye muri Egiputa, ngo igicu cy'Uwiteka cyabagendaga imbere, ngo ku manywa ngo kikabakingira izuba, ngo nimugoroba kigahinduka umucyo ukabamurikira mu nzira. Presence y'Imana niyo yabarindaga. Presence y'Imana niyo yatuma. Hari ahantu Mose yababwiye mu gutegeka kwa kabiri ngo iyi myaka 40 mumaze mugenda mu butayu, ngo inkweto ntizabacikiyeho, ngo kandi ngo n'imyambaro yanyu ntiyabasaziyeho, ngo n'ibirenge byanyu ntibyabyimbye. Igisobanuro Uwiteka yagenderaga hagati muri bo. That's revival. Imana yagenderaga hagati muri burya. Ubwiza bw'Imana iyo bwaje ahantu, icyubahiro cy'Imana iyo cyaje ku muntu, icyubahiro cy'Imana iyo cyaje mu nzu, ibihakorerwa byose Imana iratangira ikabihindura byiza. Nahoze mbwira abadamu bacururiza hano hakurya, ndavuga nti mujye musenga ngo icyubahiro cy'Uwiteka kizaze kuri ruriya rusengero, kuko imigisha izaza izabatemberaho. Kuko iyo icyubahiro cy'Imana cyaje ahantu, n'abaturanyi baho barabimenya.
mujya mwibuka kwa Obededomu ngo batwaye isanduka y'Uwiteka ngo bayisiga kwa Obededomu, icyubahiro cy'Uwiteka cyinjira kwa Obededomu. Noneho ngo haciyeho amezi 3 barazabwira Dawidi baturabizi, umwami Dawidi nyagasani, kuvaho wasigiye ya sanduka kwa Obededomu, ibyo kwa Obededomu byose Uwiteka yabihaye umugisha. Inka zo kwa Obededomu zarabyaye zirakamwa zikuzuza ibyansi, abana bo kwa Obededomu barabyibushye, nta ndwara zikivugwa kwa Obededomu, ngo nta makimbirane kiba kwa Obededomu. Kuvaho aho isanduka y'Uwiteka yagiriye kwa Obededomu, ibyo kwa Obededomu byose byahawe umugisha. Hallelujah. That's revival. Iyo niyo revival nya revival. Ubundi iyo revival rije mu gihugu, igihugu gihabwa umugisha. Uretse ku yacu Satani yarayijimije, buriya muri 59 ntabwo muzaho revival y'Abangilikani yapfuye muri 59, kuko kimwe mu bintu bizimya ubwiza bw'Uwiteka ni amaraso y'abantu. Igihe abantu batangiye kumena amaraso ngo bari muri social revolution, burya Imana yari imutse. Ntabwo Imana igiturana n'ubwicanyi. Hari ibintu bigera kuri 3 Imana yanga itagiturana nabyo. Ntabwo Imana igiturana n'ibigirwamana, ntabwo Imana igiturana n'amaraso, ntabwo Imana igiturana n'ubusambanyi. Muzasome muri Bibiliya zanyu muzabibona. Niyo mpamvu abantu bakoraga ibyo bintu 3. Imana yaravuze ngo uwo muzasanga yaremye ikigirwamana mujye mumutera amabuye. Umugabo muzasanga asambana n'umugore utari uwe mumutera amabuye. Uwo muzasanga tuka Imana cyangwa yisha umuntu nawe mujye, kuko hari ibintu bizimya ubwiza bw'Imana ahantu. Imana iravuga ngo amaraso yanduza igihugu. Buri ikintu cyishe ububyutse bwacu nibyo bise ngo ni revolution ya 59. Bamena amaraso, abantu bamwe barahunga bagenda bababaye, abandi barahunga bagenda babivuyemo, n'abasigaye bumva ntacyo bavuga. Ni umuntu wabaye hano muri 94. Je nari umuvuga butumwa muri 94. Jewe nzi icyo bishaka kuvuga. Byarangoye mu mezi ya mbere, ukwezi kwa 7, kwa 8, kwa 9, tumaze kugaruka mu mujyi, umuntu akibaza ubu nzahagarara imbere y'abantu mbwiriza ubutumwa. Insengero zariciwemo abantu. Nzahagarara muri iki gihugu cyuzuye amagufwa y'abantu nongere mvuge ngo Imana ni nziza? Uretse ko Imana igera ikakubwira ngo baza abantu bose uwo uzabona wese. Jewe nazengurutse igihugu nkorekta ubuhamya, numva uko abakristo babayeho muri genocide, binsubizamo imbaraga. Unagabwira ati nubwo habaye ibi ngibi nabonye ikiganza cy'Uwiteka hagati y'uriya muriro. Ndavuga nti ya Mana yari ihari. Turongera turayivuga. Ariko icyo nenda kubabwira, ikintu ububyutse bugira ibintu, icyubahiro cy'Uwiteka nicyo gishimangira ububyutse mu bantu b'Imana. Icyubahiro cy'Uwiteka gusa. Mukazana Imana yagiye kwa Obededomu, ibintu bimera neza. Igicu cy'Imana cyagendaga kuri bariya Bayisiraheli. Hari n'igihe Baramu yabitegereje aravuga ngo mbureka nkubwire Baraki, ntushobora kuvuma buriya bwoko ngo Imana iri hagati muri bwo ngo ni inyamaboko kandi iraburinda. Haleluya. Mukuru icyubahiro cy'Uwiteka mu buzima bwanyu, murebe icyo Imana izakora. Buriya icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Uwiteka, nibyo Petero yavugaga ati ibi bintu it's not about us, ntabwo ari twe tubikoze. Twebwe icyo twakoze twakiriye icyubahiro cy'Uwiteka cyatumanukiye mu mbaraga z'umwuka. Nidutangira gushakisha ubwiza bw'Uwiteka hagati muri twebwe, nidutangira kumva ibyo ukora byose uzanamo Imana, uzabona impinduka. Jewe ndabibona. Nabaye umwarimu nkikizwa, nkajya mwira Imana umbabarire aba banyeshuri nigisha babona ubwiza bwawe mu ishuri. Wari wigisha abanyeshuri, Imana irambwira ngo noneho niba ushaka ko abanyeshuri babona ubwiza bwanyu mu ishuri, banza bakunde uhereye kubaswa. Ujye ubigisha kuko bakunda, ntukabigishe kuko uri mwarimu, bigishe gusa kuko bakunda. Uzi kwicara ugakunda abanyeshuri ukumva ubigisha kubera ko ushaka kugaragaza Yesu muri bo, nabo bageraho bakabyumva. Ni nk'iyo uyikundira bimenya. Iyo ubwiza bw'Imana bwaje ahantu, abantu barabyumva. Gekitu revival, urufunguzo rwa mbere rw'ububyutse ni ukugarura icyubahiro cy'Uwiteka hagati muri twe. Ukamenya ko hari ibintu ukora n'ibyo udakora kuko wubaha Imana. Erega nuko byoroshye bityo. Hari ibintu tudakora kuko twubaha Imana. Umuntu yakubwira ati dukore, ukamubwira ngo ya umuntu utekereza gutya iteka ryose azaba revived,
azagira ububyutse muri we. Kuko ugenda wifuza icyubahiro cy'Imana ko kigaragara muri wowe. Kandi rero burya Imana ifite ukuntu ibikora, nta nubwo gihita kizira rimwe. Igusigiraho akantu gatuma uhorana inyota, iguhaho gakeya ukumva urashaka kurushaho, yakwigiza imbere ukumva urashaka kurushaho, yakwigiza imbere ukumva urashaka kurushaho, yakwigiza imbere ugashaka kurushaho. Ikibazo nuko bamwe na rimwe bagera mu nzira bakarangarira ibindi, ariko ubundi iyo ukomeje ugatumbira Yesu ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi. Niko Bibiliya itubwira. Icyubahiro cy'Uwiteka kikagaragara muri wowe, icyubahiro cy'Uwiteka kikagaragara mu rugo rwawe, icyubahiro cy'Uwiteka kikagaragara mu kazi kawe. Kuko ntabwo icyubahiro cy'Uwiteka kiba mu rusengero. Muzitegereze iteka ryose iyo umuntu yicaye imbere y'Imana hari ikintu atahana. Muzarebe mu gitabo cyo Kuva, hari igihe Mose yamanutse ku musozi, ngo noneho abantu barebye mu maso ye ngo babona hararabagirana. Niki cyatumye mu maso ha Mose harabagirana? Yari yarebye mu maso y'Imana. Ariko twebwe turaza tukaririmba tugasohoka twirabura. Simvuga kwirabura ibi by'uruhu, ibi byo n'ubundi tuzakomeza twirabure. Umuntu akava mu rusengero yijimye agataha agiye gutongana, cyangwa agataha agiye gusambana, cyangwa agataha agiye kunywa, kandi avuye kureba mu maso y'Imana. Icyubahiro cy'Uwiteka nikijyane nawe. Urufunguzo rwa mbere rw'ububyutse ni Petero yavuga ati twebwe nta kindi twakoze, twazanye ubwiza bw'Imana hano mu muryango w'urusengero. Uno muntu ahuye n'Imana arahaguruka, kuko si twebwe ni Imana yahaye icyubahiro umwana wayo Yesu. Iyo uhuye na Yesu muzima wazutse, ubupfu bwawe bwose bushiramo, ubumuga bwawe bwose bushiramo, iyo wizeye Yesu. Haleluya. Urufunguzo rwa mbere rw'ububyutse bwacu kumenya Yesu wazutse no kumuha icyubahiro. Kuko nibyo Petero yaravuga ati Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya basogokuruza yashyize ijuru umugaragu wayo Yesu. None niwe tuvuga, none niwe twamamaza. Haleluya. Umva, korari nimuzahagarara hano mukaririmba, buriya iyo umuntu ari mutoya ntabwo azi ko kugira ngo uzazane icyubahiro cy'Uwiteka ahantu uri muto biragora. Ntabwo biterwa n'uko uri muto, biterwa n'uko utekereza. Kera nkitangira kubwiriza nanjye nari muto, mfite imyaka 24, ariko nari ndi mu 25. Noneho ndara nsenga nyine kubera ko nari mfite ubwoba, cyari igiterane kinini cy'abanyeshuri bavuye muri Kongo ni Burundi no mu Rwanda. Ndara nsenga, abanyeshuri bo muri universite nyine, nubwo nari narigishije muri universite ariko nyine urumva burya abanyeshuri bo muri universite batera ubwoba. Ndara nsenga ndavuga nti Romana uzantabara ejo nimbwiriza kabisa ibintu bizacemo. Ndabwiriza mbona abantu baranyeganyega kabisa. Ari wabwiriza igiterane ukabona kirashyushye, ukabona abantu barimo baranyeganyega, ukabona ibintu. Noneho ntangira kumva muri gihajemo ikintu cyo kuvuga ngo ariko burya uzi ko ariko burya ndabwiriza kabisa. Najyaga mbwiriza mu nguni yo mu cyaro ariko ndabona na hano bishobora gukora. Ariko nkajya numva inyuma yanjye akajwi kavuga ngo ikabodi, ngo ikabodi, ikabodi. Si ikabodi ko atari yo ndimo kubwirizaho. Noneho rero ndagenda nsubiye mu cyumba mfata Bibiliya yanjye, aho ikabodi yari ndahazi mu gitabo cya Samweli, nsanganditsemo Imana irambwira Kleroma bisobanutse ngo uzongera kwisuka intugu. Kwa kuntu umuntu aba yumva nyine nkawa wundi kubita kwitako. Uzongera kwisoka intugu ndimo kwikorera umurimo wanjye, ngo nzandika ikabodi ku byo ukora byose. Ikabodi bivuga ngo nta cyubahiro cy'Uwiteka gihari. Buriya ari umuntu akiri mutoya yumva yagaragara, yumva yavugwa. Ndetse njya mbibona mu makorari, iyo korari utayihaye kuririmba cyangwa worship team, bamwe baranabikubwira ngo nutaduha kuririmba ntituzaza gusenga ntiyampaye. Se burya mwajyaga muza kugira ngo tubabone. So niyo batagwaye kuririmba nturi buze gusenga, ntimubikora. Mujya bamwe bagenzi banyu bamwe bajya babimbwira. Sinanabivugiye kuri mwebwe, ndabivugira, ntabwo mvugira kuri aba ngaba, ndabivugira no kubandi kuko hano twigeze no kugira izo mpaka. Hari igihe wasanga kora zitondetse, ndavuga n'ubu ngubu ibi bintu byo gukora konseri igasimbura ibindi byose. Hajya haririmba korari ngo nudaha korari umwanya ngo iririmbe ngo ntibazaza, nimuzabireke. Ubwo ntimuba muje guhimbaza Imana, muje kugaragara. Nuhagarara hano imbere ntuzahagarare ngo abantu bakubone.
ujye ubanza ugenzura umutima wawe wumve yuko icyubahiro cy'Uwiteka ari cyo ushaka kuruta icyubahiro cyawe. Abantu benshi bakunda gukomerwa amashyi, abantu benshi bakunda kuvugwa, kunda kugaragaza yuko nyine batari. Nigeze kubibwira abantu bamwe nari nagiye kubwiriza ku itorero ryabo, bari bamanitse za afishe. Pastor ndamubwira amwe ati bakwita ngo iki twandike ibiki, ndamubwira ntiwandikeho Pastor Ntwani, ariko se ngo ko abantu ngo barimo kwibaza impamvu ntashyizeho Dr. Ntabwo ibyo bintu mu murimo n'imfizi ngufi nizo zisunga imigina. Zamura Yesu ibyo bipapuro byawe byihorera. Ubu muntu natanyita Dr. ngende nici ibiti nisazi ngo ntibanyise Dr. uri Dr. mu biki? Petero yahagurukije umuntu umugaye yewe ndaho ngaho ndahonda umuyaga nkanababwiriza ntimukizwe mwarangiza ngo ndi Dr. Ibipapuro gusa. Siningera mu ijuru nzabwira Yesu ngo nari mfite ibipapuro. Ubugingo bwanyu nimuhembuka nibwo nzamenye ko hari ikintu cyakoretse. Zamura Yesu ashyirwe hejuru ibindi byihorere. Kandi ikiza cya Yesu rero uri cyo mukundira, iyo mushyize hejuru nabwo uragaragara. Uzareba indogobe yahetse Yesu nuno munsi turacyayivuga, ariko ifarasi yatwaye Pilato ntituzi nuko yasaga. Shyira Yesu hejuru ahabwa icyubahiro, uzaba revived. Yesu nafata umwanya wa mbere mu buzima bwawe uzahembuka, uzabibona. Reka twihute tujye ku cya kabiri. Iyo ntangiye kuvuga Yesu hari ubwo ndondogora, kandi niyo umuntu ashaje nabyo bigenda biza. Umurongo wa 19 aduha urufunguzo rwa kabiri. Uru ni narwo ndi butindeho cyane kuko ni rwo rukomeye. Uretse ko ruriya rwa mbere ruraruruta, ariko uru rwa kabiri ni rwo rukingura n'icyo kindi navugaga. Ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Mwihane muhindukire. Ikintu gikomeye cyane Petero yarabwira atumva, niba mushaka kubona izi mbaraga, niba mushaka kubona ubu bubyutse, niba mushaka kubona guhembuka, ni mwihane. Kuko buri ikintu gikonjesha abantu b'Imana ni ibyaha. Ikintu kizimya ububyutse ni ibyaha. Ntabwo uzigera ususuruka mu Mana ugendera mu byaha, ntibibaho. Mwitegereze, ndabaha urugero rutoya mu bice twasomye. Uriya mugabo witwa Samusoni twasomye mu gice cya mbere, mu bacamanza mu gice cya 16. Samusoni yari afite akabazo abagabo bose bagira, bose nanjye ndimo. Yari afite amaso abona abagore. Muzasome mu gitabo cy'abacamanza kuva Samusoni ari umusore, baratubwira ngo agera mu kibaya cy'isoreka arahishurirwa abona umugore. Ngo aragenda ageze i Gaza ahumuye amaso abona umugore. Ngo aragenda ageze abona umugore, ariko ikintu atarazi. Kandi abagore iyo babonaga ikibazo icyo nababwiye ngo twese tubona abagore, nanjye ndababona, ariko simbiruka inyuma. Burya nicyo gitandukanye umunyabyaha n'umukiranutsi. Twese abagore ntimubabona mwebwe, nta nubwo mujya mubona ko ari beza ngo muri impumyi. Jewe ndababona pe, ndababona nkabona ari beza, ariko nkabwira umutima wanjye rero uriya n'umugore we kanaka simwiruka inyuma. Uriya n'umukobwa wa runaka azabona wowe sindi bumwiruka inyuma. Ntimwiza rwose Mana, urakarama wowe urema abagore beza n'abakobwa beza. Cyose ntibihagije icyubahiro kibi cy'Imana, ahubwo n'abakobwa namwe mujye mwibuka ko ubwo bwiza bwanyu butagomba kubarimbura, bugomba guha Imana icyubahiro. Ntazavuga ati mademoiselle kuri mwiza uti icyubahiro kibi cy'Uwiteka, si byo se? Kandi ubwo ntimubyumva. Umukobwa wanjye yigeze kuba Miss, njya mbisetsa abantu. Noneho ngiye kureba aho bakina ya mikino yawe y'abana, umunyamakuru arambaza ngo pastor ngo waje kureba abakobwa beza ntoya? Njye naje gushyigikira umukobwa wanjye. Ariko abakobwa beza nari nababonye nyine badefira. Ngo wawe n'ubuye n'uriya wabaye Miss, hari kuri campus. Ngo wabivuzeho iki se? Ni ntacyo. Kandi umukobwa wawe yabaye Miss, niho hari uruhare nagizemo. Ntabwo nigeze mushushanya, nta nubwo nigeze nsengera uburanga bw'icyo nasengeye nuko Imana impa umwana, ibisigaye icyubahiro kibi cya Yesu wamuremye. Ibindi ubwo njyaho nirate ngo nabyaye umukobwa. Wabyaye umukobwa se uruhare wagizemo n'uruhe? Namwe rero mukagenda ukabona umukobwa aragenda yidunda ngo Mana warandemye.
yureka Imana ihabwa icyubahiro ko nta contribution washyizemo. Uragenda wicisha abantu ikimero, hari ubwo wigeze wishushanya ngo uvuge ngo ubu n'igihe wishushanyije rero ngo nteraho rino tako, ngo nteraho nano maguru, waraje usanga biraho cyubahiro kibi cy'Imana yakuremye. Ibindi ibintu byaho bugenda gusa ibyaha. Samusoni yari afite ikibazo, yabonaga abagore akabakurikira. Nawe naringeze ibyaha. Samusoni niba hari umuntu wari ufite imbaraga mu isezerano rya kera, ni Samusoni. Samusoni yafataga umusaya w'indogobe agakubita abafilisitiya 1000 bakabica wenyine, nta wundi bafatanije. Na Dawidi ntiyigeze abikora. Ariko Samusoni akagira ikibazo. Umunsi umwe umva, kandi kishe Samusoni kizatwara n'abandi muri mwebwe, cyangwa cyamaze kubatwara. Samusoni ahura n'umusileyi queen. Sileyi queen, oya, impamvu mbabwira ngo ni sileyi queen niryo jambo rikwiriye Dalila. Ubundi sileyi ni ugusogota. Dalila we yari umusileyi queen wabyize professional. Yareba umugabo akarubanduramo bazasileyinga akabaca amajosi. None wabonye Samusoni abona ni imari nziza. Aravuga ati iyi mari Mana y'isi n'ijuru, iyi mari ndayibyaza umusaruro. Aragenda abwira abafilisitiya kubera ko Samusoni yari yamubengutse. Aravuga ati ariko sinjya numva muvuga ko Samusoni yabananiye, batuwamuduha. Muzi Yesu bamuguze ibice by'ifeza 30, kandi muzi ibyo Yesu yakoraga. Yuda yamugurishije ibice by'ifeza 30. Dalila we mwumva uburyo yari umusileyi wa rurangiza. Abwira abatware 5 b'abafilisitiya, aravuga ati nimumbonera ibice by'ifeza 1,100 kuri buri mutware. Muri make 5,500. Yesu yaguzwe 30, Samusoni bamuguze 5,500. Urumva iyi mari yari ishyushye kabisa. Aravuga ati iyi ni imari ishyushye kuri musileyi queen nkanjye, uriya ndamuha nijosi narikuyeho nk'inkoko. Bati wo upfa kumutwereka gusa ukamutusingiriza. Hanyuma ibyaha nibyo byakamuye Samusoni. Dalila aramwicaza, aramubwira ati mbwira izi mbaraga zawe ziva hehe? Mutega amatwi, umuntu yakora iki ngo zigushiremo? Wumva ubugoryi bw'umugabo. Aramubwira ati buriya ufashe imigozi ukanzirika ukampambira itarigeze ikoreshwa, ati imbaraga zanshiramo. Umugore arabikora. Ati wapfa Samusoni baragufashe ngo ubugoza butanyaguza nk'ubugwegwe bufashwe n'umuriro. Ati umva ko mbeshya ngo urankunda ntumbwire ikintu cyakumaramo imbaraga ngo nkusileyinge, nkugurisha inkoko. Inkoko yo bagiye kuyigurisha barabanza bakayica ijosi bakayisileyinga nyine. Arongera aramubwira ati buriya atufashe imisatsi yanjye ukayizirika ku rubambo, ati imbaraga zanshiramo. Aramusinziriza imisatsi ayizirika ku rubambo. Arongera Samusoni arahaguruka, urubambo ngo arushinguza nk'ushinguza igiti. Wavuze ngo urankunda, ntubanze kumbwira ikizakwica. Tekereza urwo rukundo. Umva, sinzi ubugoryi abantu bajya bagira, ariko buriya Samusoni afite barumuna be benshi. Hari abagabo benshi bagaburira inshoreke abana babo barariye za sumare. Umwana w'inshoreke ararya ifiriti n'inkoko yo muri KFC, abiwawe barimo kurya za sumare. Ibyo twita sumare ni ibirayi bitogosheje bitagira n'amavuta. Akajya kuririmba ariko uzi ukuntu uri mwiza, ariko ubundi uriya mugore usa n'inkono batekamo, ubundi wamucaga iki? Ntubona ariko umugore nkanjye. Sileyi queen Dalila. Benshi baryamye ku bibero bya Dalila, niho barimo kubogoshera. Niba mbeshya muzagenzura uyu mujyi. Uyu mujyi urimo ba Dalila. Uyu mujyi urimo ba Dalila na ba Samusoni benshi bari aho baryamye barimo kogoshwa. Ariko amaherezo imbaraga, icyarangaga ubwiza bw'Uwiteka kuri Samusoni, wenda mbibasobanurire. Uriya musatsi wa Samusoni, umunaziri wese ntiyagombaga kwiyogoshesha. Umunsi wavugaga ko baye umunaziri, umusatsi wagombaga kuwutereka ntazakoreho icyuma. Iyo umuntu yakubonaga ugenda utendeje umusatsi ufite ibisatsi byinshi bimeze nk'ibyo njyamo na barasta,
baravuga ngo uriya ni umunaziri yiyeguriye Uwiteka ntiyogoshwa. Cyari ikimenyetso cya consecration, cyari ikimenyetso cy'uko wiyeguriye Imana, cyari ikimenyetso y'uko nta cyuma nta n'ikindi kintu kigukoraho. Ibirango bye by'uko ari umunaziri w'Uwiteka nibyo Dalila yakuyeho, amwogosha umusatsi. Noneho Samusoni, umva ikintu kishe Samusoni nicyo kirimo kwica abakristo benshi gituma batagira ububyutse, ngo ahaguruka yibwira yuko bikimeze nk'uko byari bisanzwe. Akamenyero yari amenyereye ko iyo bamukozeho arahaguruka ngo yibwira yuko bikimeze, ngo ntiyamenya yuko icyubahiro cy'Uwiteka cyamuvuyeho. Noneho baraza baramufata, icyamwishe nicyo bahereyeho kwica, bamunogoramo amaso. Kwisha ntazongera kubona abagore, azajya yumva baciyeho gusa. Bamunogoramo amaso, barangije bamujyana gusya ingano z'Abafilisitiya. Ibyaha byishe Samusoni. Ibyaha, umva, ibyaha nibyo bidukura mu buntu bw'Imana, ibyaha nibyo bidukonjesha, ibyaha bizakwica wowe ubwawe, ibyaha bizakwicira umuryango, ibyaha bizakwicira akazi, ibyaha bizakutindahaza, ibyaha bizakugayisha, ibyaha bizagusuzuguza. Ibyaha niyo mpamvu Petero yabwiye abantu, arababwira ngo mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibona ukwiza. Urufunguzo rwa kabiri rwo kugira ngo tugire guhembuka, tugire ububyutse, ni ukwihana ibyaha tukabivamo. Kwihana ibyaha tukabivamo, tugahindukira tukabivamo, tukabitera umugongo. Ariko Imana ishimwe kuko Samusoni yagize revival. Basi amujyana gusya ingano z'Abafilisitiya. Hari abantu benshi rwose mbona barimo gusya ingano z'Abafilisitiya, Satani yarabafashe birirwa bakozwe isoni, ariko umunsi wo kumukoza isoni bya nyuma ngo yibuka ko yigeze kugira Imana, yibuka ko yigeze kugira imbaraga. Ndimo ndashima Imana cyane muri no minsi. Hari umusore umwe yaranyandikiye, ari muri Amerika, arambwira ati numvise ubutumwa bwawe, ati papa yakundaga kubunyumvisha, ati hanyuma ati nza gusitara ku butumwa kabisa, numva nkwiye kuva mu byaha mbivamo. Hari umunsi ujya mu byaha Imana ikazagira gutya ikagukomanga ikabwira ngo ibuka yuko bishoboka guhinduka. Nawe wicayemo hano mu rusengero cyangwa urimo kutwumva aho uri, birashoboka guhinduka, birashoboka kuva muri ibyo byaha, birashoboka kubyuka ku bibero bya Dalila ukagenda ufite imbaraga. Ariko Samusoni we ntiyabibyutseho, ariko yaragiye aho bamufungiye ngo umusatsi urongera uramera, urongera uramera, urongera uramera, urongera uramera, urakomeza uramera, urakomeza urazamuka, ugeze aho ngaho usubira kuri ya sura yahoranye mbere igaragaza ko ari umunaziri. Muze kureba muri Bibiliya byanyu handitse ngo ariko umusatsi we urongera uramera. Arongera agaruka muri consecration. Ariko kuri uriya munsi Abafilisitiya bagomba bari barimo kwidoga ngo Imana yacu Dagoni yakubise Imana yabo, ngo na Samusoni umwanzi wacu wari waraturembeje, nimumuzane tumwivuge hejuru tumukore ku matama. Araza yibuka aho yavuye akagwa, yibuka aho yavuye akagwa, yibuka umuhamagaro we. Wowe urimo kumva ubu butumwa, niba waraguye ukagwa, niba waravuye mu nzira y'Imana ukagwa, niba warahanutse ukikubita hasi nka Samusoni, uyu niwo munsi wo kugaruka mu nzira. Mwihana ibyaha byanyu, iminsi yo guhemburwa ibone kugaruka. Samusoni yibuka umuhamagaro we, yibuka yuko ari bene data twakoranye umurimo w'Imana, njya mpura nabo banyoye abana se wazabafasha bakibuka Samusoni ahagaze mu nzu ya Dagoni, ngo yegera inkingi zari zifashe inzu yose, ngo arasenga aravuga ngo Mana, let there be revival. Nyibuka Mana, wibuke ko nahoze nkora umurimo wawe, wibuke ko nahoze ngendera mu mbaraga, wibuke ko nahoze ndirimba, wibuke ko najyaga mbwiriza, wibuke ko najyaga nkora umurimo wawe. Unsubizemo za mbaraga nibura rimwe gusa. Iryo sengesho ryahinduye ibintu, kandi iryo sengesho nawe uyu munsi rishobora guhindura ubuzima bwawe. Ngo afata inkingi aravuga ati Mana, nyibukira ryonyine unsubize za mbaraga.
iyo nasenga akavuga ati nindangiza kandi umpe kurokoka, uretse ko yari kuzabikoresha iki se kuba bari baramukuyemo amaso. Aravuga ati n'ubundi ntacyo nzamara ntareba. Ashika inzu, Imana iravuga ngo izo mbaraga zisubirane. Ngo agiye kumva yumva inzu yose irarundumutse, imuguyeho n'Abafilisitiya baguyeho, ngo abo yishe uwo munsi waruta abo yari yarishe, ngo ibindi bihe byose agifite amaso areba. Ariko yasubiyemo imbaraga. Bene data, uyu ni wo munsi wo kwihana ibyaha kugira ngo igihe cyo guhembuka kize tubone imbaraga. Abantu baravangavanze. Reka icyubahiro cy'Uwiteka kigaragare mu buzima bwawe. Haleluya. Reka umaranire gukora ibintu byose. Nujya kwambara, ujye wambara nk'uhesha Imana icyubahiro. Hari ibintu musigaye mwambara, bakobwa mujye mumbabarira mbivuge. Hari ibintu musigaye mwambara nkavuga ariko ubundi ubugamije iki? Urashaka kuba Slay Queen, urashaka kwica ba Samusoni, ugamije iki? Kabona umuntu yambaye ageza ngo garasi ubundi wagerageje ukamanuraho gatoya. Ugiye kujya ukurura ba Samusoni bakugenda inyuma. Bazakugenda inyuma byo rwose barahari. Uyu mujyi urimo ba Samusoni bazakugenda inyuma. Niba ari cyo ugamije uzababona. Ariko reka icyubahiro cy'Uwiteka kigaragare mu bintu byose. Kigaragara uburyo tubana, kigaragara uburyo twambara, kigaragara uburyo dukora. Aho uri hose ugende nk'umuntu uhetse iby'Uwiteka. Icyubahiro cy'Uwiteka kikubeho. Ubyumve. Ariko rero gihe wena nibyo by'imyambarire ubundi gihe sinyitindaho cyane. Ariko reka nkubwire ikintu. Nujya kudodesha ikanzu cyangwa ijipo, ujye wibaza ngo iyo ngarukirije aha mba ngamije iki? Ni iyihe ntego mfite? Abantu bazakubeshya ngo ariko ngo uzi ko ufite amatako meza, ngo ujye ushyira butike hanze se urigurisha. Ambara nk'uhetse icyubahiro cy'Uwiteka. Ugende nk'uhetse icyubahiro cy'Uwiteka. Ntacyo bizagutwara, ntibizakubuza kubona umugabo, n'ubundi abo benshi bagukurikira sibo bazakurongora. Uzakurongora azagukunda ukuri. Ufite icyubahiro cy'Uwiteka. Ihane uve mu byaha. Mugabo ihane. Hari ibigare mugendamo. Erega nabyo bimeze nka Dalila. Ngo ariko se ngo buriya ngo abandi bagabo bamvugaho iki, bazakuvugeho icyo bashaka, ariko utwara icyubahiro cy'Uwiteka. Uve mu byaha. Uragenda mu kigare cy'abamediocre ngo nibwo uri umugabo ki? Umugabo aturugwa akajya kugaburira inshoreke ngo ni umugabo, ngo afite ikigare, ngo hari abajyamo. Abantu bitwa abajyamo no munsi ni basaza ba Dalila. Iki kigare cy'abajyamo byamaze ngo hano muri uyu mujyi n'Abaslay Queen babo ba Samusoni. Mwihane iminsi yo guhembuka ibona ukwiza. Ijambo rya nyuma, urufunguzo rwa gatatu, ni n'urwo ngurwo narindiho, times of refreshment, ibihe byo guhembuka. Buriya ntabwo abantu bazi yuko ibihe byo guhembuka abantu bahembuka iyo babonye amazi. Ibihe byo guhembuka mu Cyongereza nibwo byumva neza ngo ni times of refreshment. Ibihe byo guhembuka, ibihe byo kongera kuhirwa, ibihe byo kongera kugusha imvura. Ariko jewe ntabwo nshaka imvura y'ibitonyanga, ndashaka imigezi. Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo umuntu nanyizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, azaba ari refreshed. Ahandi Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu utajya mu nama y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ngo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, ngo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ngo uwo nguwo azaba refreshed, ngo azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Ukajya ubona umuntu ari fresh, akazasaza. Urabizi ko ubundi iyo umuntu asaza agenda yuma, bakazabona uri umusaza kabisa ugifite kakama n'itoto. Niko Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi ngo bazagumya kwera no mu busaza, ngo bazagira amakakama n'itoto, ngo kuko batewe mu bikari by'isumba byose. Haleluya. Kuzaburi ya 92 ivuga. Ukajya ugenda nyine uriya musaza iyo afashe Bibiliya wumva ari refreshing, wumva ibihe byo guhembuka bikuzamo. Ngiye nuko nshaka gusaza. Ntabwo nshaka gusaza ndi karahanyuze. Ntabwo ngiye nzaba ingoroje nk'icupa. Ngiye ahubwo uko imyaka ishira ndashaka kuba refreshing and refreshed. Imana ikajya impembura, nanjye nkahembura abandi.
imigezi y'amazi y'ubugingo igatemba iva mu nda ye. Haleluya. kandi Bibiliya iratubwira ngo ibyo yabivuze abyerekeje ku mwuka wera uwo bamwizeye bendaga kuzahabwa, ngo ariko icyo gihe umwuka yari ataraza kuko Yesu yatarahabwa icyubahiro cye. Urumva bya bindi bihise bihura. Yesu yari atarahabwa icyubahiro cye, umwuka wera ntabwo abantu bari bakamuhawe, ariko noneho ko Yesu yahawe icyubahiro cye tugomba kukigaragaza, tugomba kuzura umwuka. Kuko ziriya mfunguzo ebyiri zikoreshwa n'urwa gatatu. Yesu yaravuze ngo uyu mwuka wera naza azenda ku byanjye abibabwire. Tuzaha Yesu icyubahiro kubera ko umwuka azatuyobora uburyo tubikora. Ngo uyu mwuka wera naza ngo azanyubahiriza, he will glorify me. Kandi ngo uyu mwuka wera naza niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Ariko mwamfashije tugasenga ngo hano hacike ikidendezi cy'umwuka. Umuntu uzajya yinjiramo hano ajye yumva Imana irimo kumukorakoraho. Hari rero abantu bigeze kumbwira ngo rero ngo urumva ngo pastor ngo muri no minsi ngo hari n'abarozi baza mu rusengero ngawe. Nta murozi ushobora kwicara mu giterane kirimo Yesu. Azaza ajya atera ibirozi bye. Iyo hari imbaraga z'umwuka za dagoni zikubita hasi. Rwose mu bintu bitajya bintera ubwoba ngo hari umuntu nguza ngo agasinziriza iteraniro ngo nawe ukumva ibitekerezo byawe arimo kubidaha, burya nta mbaraga uba ufite. Yesu yaba yicaye hano arimo gukontorora itorero rye, amadayimoni akaza guteranira mu ahubwo yakubwira ngo buriya abadayimoni bakuru babwira amatoya bakabwira ngo bene hari ahantu nimubona batangiye kuba refreshed, nimubona hari umuriro w'umwuka mujye muhahunga ko mwahakubitirwa. Amadayimoni aza mu rusengero rurimo Yesu aje kuhakora iki? Abantu baraza bakihana, abarwaye bagakira, ingumba zikabyara, abafite ibibazo bakabitura, inzangano zikavamo. Nawe buri gihe izakubera ko itorero rikonje uzarebe. Njye mbivugira hanze nk'induru, ndeba uburyo abakristo tubana, hareba uburyo abapasitori tubana, hareba ibintu by'amatiku duhoramo. Nkabona ahantu dukeneye refreshment, dukeneye kuba refreshed, dukeneye guhemburwa. Iyo ndebye abanyarwanda n'inzangano zibaba mu mutima, bamwe muri abahutu abandi muri abatutsi. No mu itorero hari ahantu Imana yabwiye Ezekiel amubwira ngo buri muntu wese azayikoreye ibigirwamana bye ngo akabizana no mu rusengero. Usanga no mu rusengero muza muri mwikoreye ibigirwamana byanyu. Ubusambanyi badarira baba bicaye aho ngaho, ba Samusoni barimo kurunguruka. Ikamubwira iki ni igihe cyo kwihana, mwihana ibyaha byanyu, noneho ibihe byo guhemburwa bibone kuza. Mureke twemere tujye imbere y'Imana, icyubahiro cyayo tugishyire hejuru, atari ukuzunguza amaboko gusa, ahubwo bivuye mu mutima. Ibihe byo guhemburwa bibone kuza. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana. Ariko yego kariza icyubahiro kibi cy'Imana rwose. Reka igihe dusenga, buri muntu wese wicayemo hano cyangwa urimo kudukurikira hirya, kuko dusigaye dufite publike nini cyane, wibaze uyu munsi ubuzima bwawe ukubayeho buhesha Imana icyubahiro. Kuko refreshment izava mu kuba ufite intego yo guhesha Imana icyubahiro mu byo ukora byose, naho uri hose, kugeza no mu tuntu dutoya. Ubuzima bwawe burimo burahesha Imana icyubahiro. Ese ubundi wowe ubwabwo biguhesheje icyubahiro cyangwa urabundabunda mu byaha? Icya kabiri, ntabwo waba uryamye ku biro bya Dalila nka Samusoni, Satani akaba arimo kukogosha, Satani akaba arimo kukumaramo imbaraga. Erega buriya Samusoni ni igishushanyo cy'umunyabyaha uri ahantu arimo gukurwamo imbaraga. Ushobora kuba utarimo gusambana ariko urimo gusinda. Ushobora kuba utarimo gusambana ariko ikikumazemo imbaraga ari amashyari n'amagambo n'ibindi byose muzi. Ariko natwe twese tutari no muri byo dukeneye kuzura umwuka, imigezi y'amazi y'ubugingo igatemba aho tunyuze hose. Iyo umugezi uri ahantu urabibona.
ibyatsi bihari byose biba bitoshye kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Iyo imvura yaguye ibyatsi biratoha, ariko iyo ibuze biruma, ntabwo bimera nk'ibitewe ku mugezi. Yesu yaratubwiye ngo ni imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yacu. Ntabwo ari imvura izagwa igahita, ni imigezi izatemba. Reka amazi y'ubugingo atembemo, reka mwuka wera bariho ganza, mu bingora bikambuza mahoro, imitwaro yanjye ndayigukore Yesu, 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 hamagara data, data wera, umwuka wera, mwuka wera, turagushimye mwamana data. Reka uyu munsi bigaragare ko ari we Mana yacu. Reka Yesu ushyirwe hejuru, icyubahiro cyawe kigaragare mu bantu bawe, imbaraga zawe zigaragare kuri iri teraniro. Abantu bamenye yuko uko wari uri kera ariko n'uyu munsi kandi ari kuzahora iteka ryose. Kandi we mwuka wera, kuko niwe twahawe ngo uzajye ukorana natwe, genda hagati muri twebwe muri iri teraniro. Reka imbaraga zawe zimanukire gukora imirimo muri aba bantu. Reka imbaraga zawe zikore kuri buri muntu wese. Mwami Yesu waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo niwe uzemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka. Reka imbaraga zawe mwuka wera zigenda hagati muri twebwe, wemeza abantu iby'ibyaha, abandi twemeza ibyo gukiranuka, abandi twese twemeza iby'urubanza. Kandi mwami Yesu waratubwiye ngo umwuka wera naza ngo azenda ku byawe bitubwire, ngo azakubahisha. Reka izo mbaraga zimanukire muri twe mwami Imana yacu. Reka imbaraga zawe zitembe muri iri teraniro. Reka buri muntu wese umuteremo inzara n'inyota byo guhembuka. Reka buri muntu wese Mana umuteremo inzara n'inyota byo kongererwa imbaraga. Reka buri muntu wese umuteremo imbaraga zo kongera gusenga nka Samusoni ngo Mana nyibuka iri rimwe ryonyine. Reka uyu munsi iri rimwe ryonyine wongera umanura imbaraga, abantu babona imbaraga zawe mu itorero mwami. Mana wumve gusenga kwacu, uhembura umurimo wawe. Umugaragu wawe Habakiya arasenze aravuga ngo uhembura umurimo wawe, ngo muri iyi myaka uwunyereke uhembutse. Mana natwe tugiye kugutakira muri iyi minsi, tugiye kuguhendahenda, tugiye kugutakambira, tugiye kugusaba. Imbaraga zawe zimanukiye hagati muri twebwe, uhembura umurimo wawe. Urimo yaje aremerewe n'ibyaha, uyu munsi uhembura umurimo wawe muri we, umutere kwihana. Uwaje aremerewe n'ikintu icyo ari cyo cyose, uyu munsi uhembura ubuzima bwe. Imbaraga zawe zikora umurimo muri twe Mana. Wumve gusenga tugusenga, uhembura umurimo wawe, kandi twese uduhembure. Ubwo ugenderera abandi, natwe ntudusige Mana. Ko ni mu izina ryawe dusaba Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.